Abantu barangwa n'ubuzima bwiza n'ubwenge baba bafite imyitwarire ibafasha kurinda umubiri n'ubwonko, bakubaka imico ibafasha kubaho neza no gukura mu bitekerezo, bihangira umuco wo gutekereza neza, gufata ibyemezo byubaka no kurinda ubuzima bwabo binyuze mu kurya ibiryo byiza, imyitozo no kwirinda ibintu bihungabanya amahoro y'umutima. Aba bantu barangwa n'ibitekerezo byiza n'ubuzima bwiza, kandi umuntu abiganye yarushaho kuba neza. Uyu mwanya nshaka kubasangiza imyitwarire y'abantu barangwa n'ubuzima bwiza n'ubuhanga. Nimumara kuyimenya muyubahirize cyangwa muyigendereho, namwe muzagira ubuzima bwiza n'ubwenge mwishimiye muri iyi si dutuyemo. Uwo muri kumwe ni Nzayisenga Jeanne Paul Ansenya naturopathe, ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Ihutire gukanda subscribe n'inzogera niba ari bwo bwa mbere duhuriye muri ibi biganiro, nawe uzajya ugira amahirwe yo kugezwaho video twaguteguriye uwo mwanya. Ndashaka kugaragaza imyitwarire y'abanyabwenge n'abantu barangwa n'ubuzima bwiza, nibanze ku buzima bw'umubiri no kubw'imitekerereze, kuko byombi bikenewe kugira ngo umuntu abe muzima neza kandi afate neza ubuzima bwe bwa buri munsi. Rimwe mu gihe gito cyane bamenya niba umuntu ari mwiza cyangwa ashobora kubagiraho ingaruka mbi mu buzima bwabo. Iyo bamaze kumenya ko ari mwiza babana nawe akaramata, iyo bamaze kumenya ko ari mubi bamuvana mu buzima bwabo kugira ngo budatokorwa. Kabiri, barya ibiribwa bitakorewe mu nganda cyane, kuko bazi neza ko ibyo biribwa bishobora gutera umubiri ibibazo bitandukanye, ahubwo bibanda ku byo kurya karemano, ibyo kurya basaruye mu bisambu gusa, bya biribwa by'uturyohera abantu birirwa barya byavuye mu ruganda ntabwo bigera mu kanwa kabo. Gatatu, banywa amazi menshi buri munsi kugira ngo bagumane itoto mu mubiri kandi bafashe imikorere myiza y'imbere. Abahanga bavuga yuko umuntu ushaka ubuzima bwiza akwiriye kwihata amazi. Iyo umuntu yanyoye amazi neza abasha kugwiza itoto ndetse n'ubuzima bwiza uko bukeye n'uko bwije. Kane, bamara nibura iminota 30 hanze bakora ibikorwa bigirira ubwenge n'umutima akamaro, nko gutembera, gusoma cyangwa gukora imyitozo yoroshye. Ibi byose babikorera kugira ubuzima bwiza, kandi ntabwo babatwa na ya mazu ya gym tonique hahandi umuntu yongera gutanga amafaranga y'umurengera bakaba bamukoresha n'imyitozo adashaka, ahubwo bikoresha imyitozo bagakora ibishoboka byose bakagenda n'amaguru buri munsi kugira ngo barusheho kugwiza ubuzima bwiza. Gatanu, baryama kare kandi bakabyuka kare, bagize ibitotsi bihagije cyangwa se biyongeyemo imbaraga, kuko ibitotsi byiza bituma umubiri n'ubwonko bikora neza kandi bigatuma bamera neza mu mutwe, ugasanga ni abantu bagwije ubuzima bwiza muri byose. Gatandatu, ntibatinda ku byo bagomba gukora, baharanira kurangiza inshingano zabo ku gihe kandi neza. Ibyo bakora babikorana umurava kandi bakabyerekezaho umutima wabo wose, kuko biba bibafitiye akamaro. Karindwi, ntibayobya cyangwa ngo babeshye abandi, kuko bazi ko ukuri ari intambwe y'ingenzi mu mibereho myiza. Bazi yuko iyo bavuze ukuri kubaka abandi, kandi kubaka abandi ni ryo shema ryabo. Niyo mpamvu baharanira kurangwa n'ukuri mu buzima bwabo bwose. Umunane, ntibavuga abandi nabi cyangwa ngo bakwirakwize ibihuha babanegura, babasebya cyangwa se ngo usange bari mu mazimwe, kuko bazi ko ibyo bishobora kwangiza imibanire myiza n'abandi kandi bikangiza amahoro y'umutima. Kubw'ibyo bagerageza kuvuga abandi neza no kubaha agaciro mu buzima bwabo bwose kugira ngo barusheho kubana neza. Icyenda, bagira urutonde rw'ibikorwa by'umunsi kandi bakarusohoza neza, bigatuma ubuzima bwabo bugenda neza kandi bufite gahunda isobanutse, ku buryo badashobora kurangwa n'ikigare, kubatwa n'akabari cyangwa se guhora mu nkuru zidashinga, ahubwo buri munsi baba bafite ibintu bakwiriye gukora umunsi wose uhereye mu gitondo kugeza nimugoroba, bigatuma barushaho kugwiza ubwenge ndetse no gutera imbere.
10 bakora imyitozo ngororamubiri inshuro 3 kugeza kuri 5 mu cyumweru kugira ngo bagumane imbaraga, ubuzima bwiza bw'umubiri n'umutuzo mu bwenge, maze ugasanga koko byanga bikunze bageze ku ntego zabo. Kandi koko aba bahanga bavuga yuko iyo umuntu afite ubuzima bwiza agera ku ntego yiyemeje. Niyo mpamvu barya neza bagakora n'imyitozo ngororamubiri. 11 bemera ukuri ku buzima bwabo aho kwigana uko abandi bababona, bityo bakagira ubwenge n'ubwitonzi mu byemezo byabo. 12 ntibahangayikishwa cyane n'ibitekerezo by'abandi kuko bazi ko ibitekerezo byabo bitagomba kubayobora cyangwa kubatwara ingamira, ahubwo barashishoza bakamenya yuko ibyo babwirwa ari ukuri. 13 bashobora kuba bonyine batagombye guhora bahugurwa cyangwa bashishikarizwa n'abandi gukora ibi n'ibi, kuko bazi kwiyakira no kugumana amahoro y'umutima. Aba bantu ni abanyamugisha, baba bizeye ibitekerezo byabo bakirinda kugendera mu kigare, ahubwo rimwe na rimwe hari igihe bashimishwa no kuba bonyine kugira ngo barusheho gutera imbere mu by'ubwenge no mu by'umubiri. 14 ntibakoresha inzoga cyangwa ibiyobyabwenge kuko bazi neza ko bishobora kwangiza umubiri n'ubwenge, ahubwo baharanira kurya ibyo kurya bizima no kunywa ibyo kunywa bizima. Nababwiye yuko ikinyobwa cya mbere bashyira imbere ari amazi. 15 ntibacira abandi imanza, baba bafite umutima wuje ubumuntu, ubuntu n'ubwiyoroshye, bariyoroshya mu mibereho yabo yose, maze bigatuma babana n'abandi neza. 16 ntibaharanira ko buri gihe baba ari bo bafite ukuri, bazi ko kumvira abandi no kubaha ibitekerezo bitandukanye ari ingenzi ku buzima bwabo. Kubw'ibyo iyo umuntu avuze igitekerezo baracyubaha kandi bagakora ibishoboka byose bakagishyira imbere iyo bamaze kumenya ko igitekerezo babwiwe ari ukuri. 17 bashobora kwemera ko batavuga rumwe n'abandi nta nkomyi, bakagaragaza ubwenge buhanitse no kugenzura amarangamutima yabo, ntabatware ngo bavumere cyangwa se ngo bikakaze. 18 ntibikunda ku buryo bw'umurengera, bazi gusangira, gufasha no kwitanga igihe bibaye ngombwa. 19 bagabanya amagambo mabi bavuga ku byo biyumvaho, bigatuma bagumana icyizere, umutuzo n'amarangamutima meza mu mutima. Mu gitabo cyitwa Education urupapuro rw'142 bavuga yuko ibyo kurya bya kabiri umuntu afite ni ibitekerezo. Ibyo umuntu atekereza, yitekerezaho, yiyaturiraho nibyo bikunda kumubaho. Iyo wiyaturiraho ibyiza, iyo ugambirira kugira ibyiza mu bwonko bwawe, byanga bikunze nibyo ubamo kandi urushaho kugera kuri ibyo byiza. 20 icyo ubona kuri bo nicyo koko bari cyo, ntibiyoberanya bitewe n'abantu bari kumwe nabo. Hari abantu b'indyarya bahora biyoberanya, uyu munsi ni umwadepere, ejo yabaye umukatolike, ejo yabaye umudiventiste, ejo yabaye umwisilamu. Niba yageze mu banywanzoga biragaragara ko nawe anywa inzoga, niba yageze mu barokore nawe bikagaragara ko ari umurokore. Oya, abantu bafite ubwenge n'ubuhanga ndetse n'ubuzima bwiza ntabwo bashobora kwiyoberanya. Icyo yakubwiye ni icyo, uko wamubonye ni uko ari. Mwakire, umwemere, ubane nawe, cyangwa se umubwire uti bitewe nuko witwara sinzabana nawe. Kandi iyo abandi babanze ntabwo biyanga cyangwa se ngo bumve bihebye, ahubwo biyakira uko bari. Icyakora ishuri rikomeye biga ni uguhora bivugurura buri munsi kugira ngo bagire ubuzima bwiza kandi babashe kubana n'abandi neza. 21 ikigaragara ni uko bagira umutima mwiza, kandi ikigaragaza yuko bagira ubuzima bwiza, ubwenge n'ubuhanga ni uko baharanira kuvugurura no kugendera ku mabanga yose 20 tumaze gusangira. Iyo buri munsi bakora ibishoboka byose ngo bayagereho, usanga bagize ubuzima bwiza, bakarushaho kugira imibereho myiza bitewe no kubahiriza izi nama zose tumaze kuganirira hamwe.
Mbere yuko twerekeza ku musozo w'iyi video munyemerere mbamenere ibanga rimwe abacurabwenge bose bahuriyeho mu kunoza imibereho yabo. Iryo banga no kubyuka banywa amazi y'akazuyaze, hashira isaha bakarya ibyo kurya biteguye neza, bongera kunywa amazi mu masaa sita, ibyo kurya bya nimugoroba bakabirya batarengeje saa 9. Aba bantu basinzira neza, bagira amarangamutima meza kandi babyukana imbaraga zuzuye ku buryo bagenda bagwiza ubuzima bwiza uko bukeye nuko bwije. Bamenya kurya ku gihe, bakanywa ibinyobwa bizima kandi ku gihe, kandi bakamenya ko ibitotsi bidakwiriye kubangikanwa n'ibyo kurya. Ugasanga bagwije ubuzima bwiza mu byo bakora byose. Reka mbamenere n'irindi banga riranga abantu bafite ubuzima bwiza ndetse n'ubwenge n'ubuhanga, nuko barya bikeya. Bazi yuko ibyo kurya bikeya ari byo bituma umuntu agwiza imbaraga n'ubwenge. Hari ihame n'abasomyeho rikomeye cyane, bamaze kwanzura ko igifu cy'umuntu kingana n'igipfunsi cye. Uko nkoze iyi ngumi niko n'igifu cyanjye kingana. Kubw'ibyo niba nshaka ubuzima bwiza n'ubwenge, ntabwo nkwiriye kurenza iyi ngumi yanjye nafunze, ahubwo ibyo kurya nkwiriye kurya bingana n'iki kiganza. Icyakora nakabije nakuba inshuro 3, ariko ntabwo ari byiza gukuba inshuro 5, inshuro 7. Umuntu akwiriye kurya bikeya kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza. Muri make, umuntu ufite ubuzima bwiza arangwa n'imyitwarire myiza ihuza umubiri n'ubwenge, yirinda ibimutesha umutwe, akagendera ku mihigo ye kandi akihesha agaciro mu byo akora byose, ibyo anywa, ibyo arya, uko yitwara, uko abana n'abandi, ibyo atekereza, ibyo yibwira. Ibyo byose bituma abana n'abandi neza kandi bigatuma arushaho kugera ku ntego nziza uko bukeye n'uko bwije. Nabifuriza kugira imyitwarire nk'iy'abanyabwenge ndetse n'abantu bashaka kugera ku buzima bwiza, kuko mwazabasha kugera kuri byinshi. Bashimiye kuba mubana nanjye buri munsi, mwahisemo neza. Niba mwaramaze gukanda subscribe n'inzogera, namwe mwibonera yuko ibiganiro birushaho kubateza intambwe uko mubayeho, uko bukeye n'uko bwije. Gusa niba ari bwo bwa mbere twari duhuriye muri ibi biganiro, ihutire gukanda subscribe n'inzogera. Iyo wayikanze ugira amahirwe yo kujya ugezwaho video twaguteguriye uwo mwanya. Naho bundi akaryoshye ntigahora mwitama, ntashirarekwa. Icyakora radio hasubiwemo, noneho munyemerere mbasezyeho, maze tuzongere kugira amahirwe yo kubonana muri video y'ubutaha. Shalom, ciao ciao, goodbye, au revoir. Ndabakunda nshuti bavandimwe, mujye mwibandira nanjye buri munsi.